Ladies and gentlemen, kuri wowe wifuza gukora filime ahangaha ntibikiri inzozi kuko Motherland Films tubasha kugutegurira inkuru ya filime tukayiyobora tukayikorera casting tugakora byose gufata amashusho ndetse no kuyeditinga ubundi tukaguha filime irangiye. Nitwe ba professionnel ba mbere mu Rwanda. Duhamagare kuri izi nimero maze tugufashe kuko uherereye hose ukoranye natwe ntabwo tujye tumutenguha. Ikindi kandi Motherland Films tugufasha muri promotion ku buryo filime yawe igera kure hashoboka kandi ikaba filime nziza irebwa na benshi. Motherland Films, igisubizo ku bifuza gukora filime. Aya mahirwe ntagucike. Bakunzi b'ibirori, bakunzi bo kwambara neza, ahangaha niho honyine ushobora kubona imyenda myiza yambikwa abageni bakamurika. Si ibyo gusa kandi kubera ko ahangaha tubakorera decoration ndetse n'ibindi byose bikenerwa mu bukwe. Duhamagare kuri izo nimero tugufashe. Zimama, izi ntambara zo mu rugo zizarangira bigenze bite? Nsanze mu cyumba mu Marisa ariko arira? Ariswe n'iki? Atarira se. Mark. Muri ndere nyaka. Ahubwo kari kuzwa n'iki? Ni ndere rero Mark. Zimama, ni gute abantu babiri mutinyuka mu gahangara mugiye kubarana? Gute mutinyuka mukajya mu cyumba cya Marisa? Mwereke mu mugongo wanjye ukuntu umeze. Mukajya kumukubita mu. Ahubwo jewe arigiye yakubise. Mama narabivuze. Muzane hano avuge ninde wamukubise? Cyane we wankubise. Ambwiye ko mwamwatatse mukamutonganya gitwe turi kuvugana kuri telefone. Gutongana no kugasa biburi. Ye ninja ahita nkubita ebyiri nziza. Cyakora iyo utamfata. Nanze kubikubwira nicecekeye. Kubera ko getse nishaka iby'amahane numva shaka kwimerera neza, nshaka guha umutuzo nawe nk'umuntu w'umupapa. Ariko sha Marisa. Nise. Ahubwo mumbariza ikintu yamoye. Ase Mark. Azuru yancanze. Uvuye mu cyumba hariya. Uza gukweshoninga mama wawe ibintu. Uriya mukora kubwira. Njye ahubwo tanazi. Azarakaye yangize umunyamakosa. Habe no kubanza gutekereza ngo uvuge se ibi bintu nibyo koko ese koko mama yabikora igihe cyose imyaka yose habe no gutekereza kabiri byonyine uhita wumva waza ukikira mbere ya mama ukamubwira nabi Mark reka nkujya zicira muri uru rugo please. Ese ko yacyo uvugira Marisa igihe cyose none ubwira ngo mvugire ndetse none ufata ukuri kubyo yakubwiye genda umuzana zahanga niyo wankubise cyakora nyine wenda ninde kumusubiza no kungu yafashe niyo wankubise nese byagenze bite ubundi reka mubwire Mark twagiye tugiye kuganira na Marisa bisanzwe cyane mambwe nanjye nyine ngo numiwe yarari hafi se sinamenya aho turutse pe
Serati, Oui, mama. ese umushyitsi wawe yaje? Araje. Iyo mwawe uraho. Uraho. Neza. Kumwitegereza cyane mama. Hari aho muzi se? sinzi impamvu ndimo kubona isura y'umwana atariye. Reka. Ahubwo se ko ndeba musa. Hakuna n'abantu benshi hano ku muhanda barambwiye ngo turasa sinzi ni kwa kundi wenda abantu basa wenda ntacyo bapfana. Ese mama uri mu bikigo? Yama. Witwa nde? Gicumbi. Aho se mama. Mama uri mu bikigo? Mama ubaye iki? Ese ko mutavuga n'ibiki bibaye? Mama? Mama rwe ni iki? Uko ubizi ahangaha intambara zihahiruka. yahita avuga ngo turi kumusakuza mwari kuvugana kuri telefone. Ahita ankubita inkebye. Agatinyuka akabwira mama ngo mva hejuru urimo kunsakuriza. Wa mugore we. Ariko uzamubwira ko ntari umugore pe ntari umugore we. Ariko urimo kumva icyo kintu cyo kugiraho umukobwa atinyuka umugore wawe, umuntu witanga umugore wawe. Atinyuka agahangara mama. Nanjye ubwanjye ko numvishe inkuba imeze nko wajya ngo inkubise nkumva ngo ikintu cyo gukora. Nyuma y'ako umunsi umaze kubibona. mama urabizi ndakuba. Nta nubwo njye nari nzi ko ushobora gutinyuka ukaza uvuga amagambo. Kuko twese niyo uba uhari wari nawe ubwawe ubibona. Reka ngo ibura ntabwo uramenya. Igihe iyo nakoze kosa nditangura. Iyo ntuzajya ubona ikintu nacecetse by'ibindi bintu byarenze. Jewe munaretse igihe narikirijwe ndabana ntabwo nzajya guhangana nawe ariko natangajwe no kuba rwose umwana nawe ubwawe nabyaye nkakura mu nahita natekereza kunkubita. Mama umva rero umwanzuro nafashe none. Nabikubwiye ko munarisa twite ntabwo nkeneye intambara tuzagira n'ikintu kiba ku mwana. Monalisa nyine atwite mu nzozi. banza unyumve. Iyi nzu tugiye kuyigabana buri wese afite icyumba cye afite aho abarizwa. Monalisa ntabwo azongera kujya ava muri kiriya cyumba. Umuhaye hehe na hehe? Ubu nanjye umbwira aho ungeneye uzarenga aho undari ubwo ngubwo azabyirengera. Nimubonamo hano muri salo zamuca amaguru. Icyo ntashaka ni ugukomeza guhangana. Umukazana yawuca amaguru wabitinya. Njye ko yankubise ko n'umuhungu nyimufitiye inzika. Papa yarinze yafata arankubita. Mumbabarire ngende hano hantu hasigaye amahoro. Azajya asohoka mu cyumba ariko turi kumwe yinjire mu cyumba ariko turi kumwe. Ubundi azajya aguma mu cyumba. Ikindi cya kabiri mu gihe hari icyo akeneye nijye ufite uburenganzira bwo kucyohereza cyangwa nkakizanira. Ibindi byose mubireke mumuhe amahoro mukore ibintu byanyu ntacyo azabangamira. Reka nkubwire njye ntabwo nuvuga ikintu urimo kuvuga. Mumuhe amahoro nta nubwo uri gutekereza ibintu yakoze. Nta no kuvuga ati reka muzana asabe mama wanjye imbabazi. Okay, ibyo bindekeye. Mark. Biriya ni bya ndi bavuga ngo wakuroze nk'akarabye. Buriya si wamuroze yarakarabye. Ma. Witwa Gicumbi. Umwana w'umugore. Birati.
namufanye he? urabona hari aho umuzi mama uramuzi umuzi he uyu mwana ndamuzi we uyu mwana ndamuzi gica ayiwe data we gica uyu mwana ndamuzi rativa rati ndakumva kakadodora kambaye kakadodora kambaye gica 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 ni mwana wanje we dada ndapfuye domina ndapfuye ariko nishaka warekeye abakurira ko rajuwe mama atifa warekeye aho kurira gica kakatatura kambaye uyu mwana ni uwanjye uyu mwana ni uwanjye we ariko mana ugira neza mana ugira neza mana ndagushe nishaka mpfe rati uyu ukora umuvandimwe wawe rati mva uyu mwana niwe mfura yanjye rati uyu mwana ni umuvandimwe wawe uyu mwana niwe mfura yanjye mama uramurebye niwe yamwa wabagaye rekeraho nkabona udusura twanyu tumeze kimwe remereke tureba umwana wanjye ni umwana wanjye we gica ayiwe ndi mama wawe gica ndeba ndi mama wawe ndi mama ati umukuye uyu mwana ukuye rati murahise ko tutinyuka kumbeshya kubeshya yego kubeshya iki ngiye mvuye kuvugana na mama hamwe na Kayire bambwiye ibitandukanye n'ibyo wambwiye ntabwo aribo bakwatatse nibo babatatse why mama wawe na Kayire maka ubu ngubu urandeba ukabona ngenda umuntu kwataka mama wawe na Kayire gusa ubu naba mfite izihe mbaraga zizima zituma njya kwataka mama wawe na Kayire ko please umwana wanjye akaramuka agize ikibazo kubera ubugoryi bwawe n'amafuti yawe twaserera ni ukuri kw'Imana twaserera pe bambwiye ko ari wowe wabatatse washatse kubarwanya maka mama wawe na Kayire batsanze hano mu cyumba telefone bayikubye wabyumvise njye nari nagukupa kuriya si ubwo kuwushyize mu gaciro ureba ukuntu bari abantu bangana n'ukuntu ungana n'abatakana ese ubwo ndizera ndendekane nizere wowe se ubundi urinda kugira uwo wizera cyangwa kugira uwo utizera wanandukanyije nabo ko aribwo umuntu yagira amahoro nkuko nabikubwiye mu kanya ibintu bindekire ngiye kubyikurikirana nta n'undi wundi nshaka akabijyamo njyewe ku giti cyanjye ngiye kubyikurikirana birasa mwiza uriya mukameramani wamukuye wagira ngo ni mu bihugu by'abazungu
narageze ndabona wabonye ko ibintu byanjye byari biteguye yarafite ibintu bimeze nk'imitaka kubita hariya bamfotoye ziriya foto muzazi aya mafoto arari rwose nta kibazo wari wateguye mbere abakobwa bari bambaye neza we numvaga nakisazura nkarambagizamo kimwe ariko ntabwo bari kunyene ari abakobwa b'abazungu urashaka gushaka undi mugore wa kabiri se mba nifukira nyine mwahuza urugwiro nk'umugoroba umwe gusa ariko rwose ndagushimiye ewa nijye wakabaye mushimira urasugira ngo mugize neza uyu munsi nibwo mbaye umugabo noneho nyamugabo buriya rwose umukobwa wuramo mpaye numva ndanezerewe rwose ku mugaragaro rwose ndagushyingiye umwari kandi warabikoreye birasa warabikoreye ewa werekanye kwihangana mu gifaransa niyo bitara perseveration ibintu nk'ibyo ngibyo byo kwihangana ugafata igihe icyo ushaka nyine ukacyereka kandi koko warabikoze ewa ubu bari mu kwandika umugaragaro ni ukuvuga ngo nubwo twaciye mu bibazo bikomeye ariko nanjye ndanezerewe ko buri data wo kuri munsi wa none kandi jyewe ibibazo byose twaciyemo rwose si ugukomeza pe njye ndi mu bantu bababarira ntibanagaruze ntabwo nakongera mbigarukaho rwose gusa hari ikintu kigiye guhinduka nyuma y'uko menya amakuru y'uko mama wanjye yitabye Imana ngira ngo narabikubwiye twarabiganiriye rwose ndi gutekereza ko njye nawe umwari twava mu Rwanda tukajya kwibera hanze kuko ntabwo nshaka ikintu kizongera gutuma umwari agira ikibazo ukajya mu Burayi cyangwa dans Amerika tuzashaka ahantu tujya kuko hano muri Afurika dufite ibihugu byiza byinshi dushobora kujyamo kandi ubuzima bwacu bukagenda neza icyo nagusabye utangiye kuntiranya nawe ukaba utangiye gushidikanya please nsohoka ufunga uzajya ufungura ari uko ngarutse cyangwa se hari ikintu ukeneye nkikuzaniye cyangwa ari undi muntu natumye amaherezo usakaza yawe ayo maherezo ndaza kukubwira uko turi bugenze mbanze nikoreka atazangira igitego ibindi bindekere wowe ukora icyo ngusaba sibyo How is all that? Kameze neza. Ngiye gusubira ku kazi rero. Hari utuntu nje gufata. Ngiye gusubirayo. Ndaza kugaruka ariko ntabwo ndi gutinda cyane. Kandi ibyo nkubwiye ubitangire nonaha. Nkimara gusohoka uhita ufunga. ni ukuri ntabwo byongeye nabirwanya ko ndabizi ko nimumara kugeraho mumaze kubona ibintu bimeze neza
ushobora no kugeraho nanjye mukantekereza ka bizinesi naza nkahakora kuko ubu nanjye ngikuye nitwara nk'abagabo bafite gahunda umva umukingiye mu bakire abantu bose bambonye nashingiye umukobwa wanjye ubu no muri quartier hariya Nyamagabe ngiye kongenda ku murongo congo no mu byinzanya nambara congo umugeze muri ibyo bihugu byo muri Amerika mushobora nange umaze kumenyera umukobwa ati reka umusaza Ludovico ko tumuremere. Oya papa rega nta kibazo hano mu Rwanda dufite ibikorwa byinshi n'undi bigomba kuhaguma yego rega uri umuntu usobanutse dushobora no kubiguhugaga ibicunga tarebye hano aya yose ni amazu ngira ngo mamura y'ibonye ko yafite amazu menshi hano tarebye cyo no kuyaguha ukajya wishyuza abapangayi bakaguha amafaranga ukabasha kubona n'agacupa andasigaye nkabashyira kuri konti zanyu. Oya nubwo wanayagumana voilà nka data bukuru rwose izi nzu zizakugaburire zigutunge zigusajishe neza twebwe tugiye kwigira hanze dukomeza ubuzima bwacu ntabwo dukeneye guhangana n'ibisigisigi bya domina ubu noneho ibigeragezo n'ibibazo byose twari dufite kakandi kakafande shaka bikoze ariko akamubwiza ukuri ntabwo nakwanda bikora kubura umujepe umupolisi nako byose ni kimwe baba bafite akamaro kanini. Mama Rwera yarantangiye buriya reka mubwire ufite umukobwa w'umuhanga cyane turabye kandi nzi neza yuko wamusabye imbabazi nzi neza yuko ibintu byose yarambabariye rwose. Oya nta kibazo yarambabariye buriya n'umuvandimwe wacu buriya ngira ngo n'ubundi bwose muri tugiye mu by'amasano ni umugore wanjye umugore wawe uriya n'umugore wawe ubundi akongera akaba mushiki wawe ni byinshi rero y'ukuri ubukwe bwose n'ubwika ariko uzi ko nzababwira mukamfasha nanjye ngakora ubundi bukwe na mama umwari. Oya nta kibazo rwose tugakora ubukwe tukajya kuri ya sare yo ku murenge ukatwohereza abafotografe bamufotoye hari ahantu nanjye hakora akantu k'agashya. So ubwo rero mu bintu nagira ngo tuvugane ubu tugiye kuva aha ngaha tujye mu kwabuki ngira ngo urabizi yego byabura nk'ukwezi kumwe turuhukemo tujye dufata indege tugenda ibintu byose ubu ngubu muri uku kwezi byose ngiye kubishyira ku murongo. Uza akantu nshaka ko munkorera musigaye munguriye amayinite na smartphone nta kibazo ibintu byose reka mvugane na madamu yambuze yego we bugasoma nta kame ngasoma banguriye smartphone nayampamagara turebana abantu bose bagiye nkayambare ku buryo nta kibazo na kimwe najya kiruma upanga nzamfungana umutwe amubarura. Oya wirira oya beshavura Imana irakoze wanyuze mu buzima bubabaje Imana irakoze byose uri kumyuramo byose bizarangira natitaderehereza